Wenge kubona nyene rimwe kabiri gatatu 10 nanye kubara pavu. Okay so. Nawe urabura pavu. Ndaba mbavuga ntari. Let's go. Urabara 10. 10 vuba. Ivuba. Pavu. Je ndi kubavuga. Amasegonda 10 se ni vuba. Amasegonda genda gake. Amasegonda yigenda gutya rimwe. Gutyo nta kibazo. Let's go. Bamenya Clapton, Fatino, Fuisa, Mitsutsu, Nsabi, Kiramani. What? Ni amasegonda abantu muri kureba mwandike muri comment amasegonda nagaba. Ni amaromane amasegonda. Hello my people, it's your Geklaha umutoni nizere ko mumeze neza abakunzi ba Clara na Monix TV show by'umwihariko nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ibintu bigenda fresh nk'ibisanzwe. So guys, today nagarutse gusa nago ndi njyenyine, reka twakira umuntu turi kumwe ya kuri Monix TV show. Turakwakiriye kuri Monix TV show. Ndanywa fanta ikonje. Ndanywa fanta ikonje wovuga icyo ushaka gusa keretse idashaka aha kuri Monix byose turabifite. Nuko waruvuze ngo munyakire ubwo rero. Tukwakire hafi nanyakire. Okay, ngo Monix arimo kubyumva. Abikurikirana. Ariko murakoze cyane kunyakira kuri Clara na kuri Monix TV show nuko nyine nge ni Clara. Monix TV show. Monix. Yeah. Okay. Ndabashimiye cyane kabisa. Kandi turanezere ko ubana nawe. Nanjye ndanezerewe cyane iby'agaciro. Turi kumwe na Nyaxo nubwo yaratageze bwatewe yitwa Nyaxo gusa nyine benshi muramuzi. Nyaxo umeze neza? Meze neza urebeye inyuma. Urebeye inyuma imbere bimeze gute? Imbere nanjye ni Imana. Imbere nahawe ni Imana. Kubera iki imbere arahawe ni Imana? Nuko nta wahabona nshobora no kukubwira ngiye uko mezemo imbere nkaba ngubeshye. Niyo mpamvu ariko inyuma meze neza. Meze fresh kabisa ubuzima buragenda ntacyo nashinja Imana kabisa. Ariko ari ukuntu umuntu imbere aba yiyumva ko ameze ku buryo umuntu yagereranya ati meze gutya wenda. Buriya no mu imbere nuko uretse ibyo gukabya nyine cyangwa nakari kanyuzemo ariko nanone ntago meze nabi. Ntago meze buri utarwaye ibindi byose Imana igenda ibikemura. Aho ngaho ni sawa. Kabisa. So Nyaxo turagira nyine utangire utubwira nyine ubwira abakunzi bakunze kubona ku ma social media nyine YouTube zigiye zitandukanye amateleviziyo agiye atandukanye gusa nyine hari ibyo abantu baba bashaka kukumenyaho mu buzima busanzwe bati Nyaxo yatangiye ryari yakina comedy ko ne dusanzwe kumenyeremo cyane. So gutangira byo nabitangiye navuga ashize igihe yabitangiye bitari professional niga muri Tronkome niga Nyanza. Ntangira gukina ka sketch kwa kundi muba mukina habaye amasware habaye iki ibintu nk'ibyo bisanzwe ko nigaga mba no mu kigo rumva byari bigoye kuba na film ibintu. Ariko ngiye muri superieur mwaka wa 4 nibwo none nakoze iki nibwo none ibintu natangiye kubigira professional nibwo natangiye kubishyira kuri YouTube banatangiye kubireba. Ubwo navuga ko byakomeye nda 2019 gutyo. Navuga ko ariko byakomeye cyane abantu noneho batangiye ko nibwo nasinye n'ama contract za Freemax nibwo nagiyemo. Navuga ko aribwo byakomeye abantu bagatangira kubimenya muri make nuko natangiye. Ako ubuze 2019 nibwo batangiye kumenya. Nibwo navuga byatangiye kumenyekana cyane biba professional. Kuko urumva hari ukuntu uba ukora ikintu ari ukwishimisha hari ukuntu uba ukora ikintu nk'umwuga bikubyera amafaranga. Watangiye kubigira nk'umwuga cyangwa se akazi kawe muri 2019 na 20 na 20 So nyine utangira gukina comedy ni ibinyine byagiye bikubura imbogamizi wagihura nazo nyine utangira. Ngewe rero nta mbogamizi nyinshi nahuye nazo rwose kubera ko ikize nayo nkifitiye nari umushomeri n'ubundi nta kintu nari kuba ndi gukora no kuvuga nayikoraga mu mwanya wo gupfa ubusa. So rero nta kintu navuga kigeze kingora kandi na kamera nakoreshaga ngiye yari impagije kuko nirwo rwego niyumvagaho nakoreshaga agatelefone gaciriritse ariko nirwo rwego niyumvagaho. So nta mbogamizi nyinshi ahubwo wenda imbogamizi navuga zagiye zibamo ariko hari imbogamizi ziba umuntu akazishimira. Ayo matike wenda tuvuge tuvunyamira mu tuyukora Kicukiro ngiye n'amaguru ngarutse nandi yaba ari imbogamizi ariko ngewe narabyenjoyinga ku buryo nagendaga no mu muhanda ngiye numva nishimye kabisa. Navuga ko ari yo mbogamizi yabayemo amatike kwideplacer ariko aho imbogamizi zikomeye arizo amashusho sound nziza byari biziye muri Rwanda tagiye gusinya ama contract n'andi ma company akomeye. Ariko nyine uri no mu bantu
batumye nyine bakunda comedy cyane numva ko ukoze ikintu gikomeye kuri comedy so nyine utangira gukina comedy nyine mu rugo babifashe gute nyine ubwo nibavuze ati ubwo abayikirara tunaniye ntago babivuze buriya rero se nabivuga gutera mu magambo make nta kundi kuntu babifashe barabyakiriye nyine ko nta kibi nari ndimo nakoraga ibintu muri free time ubundi nka bya proding ahubwo byarabashimishije ko babonaga birimo birazana amafaranga na fame izamuka byarabashimishije kabisa uri umubyeyi mugenzi wamuhamagaye ngo umwana we namubonye hanama biramushimisha kose none iyo byinjiza amafaranga yarishima kurushaho so yego nyine nanjye ndikuvuga nyine mu gutangira nta kintu kiraza nyine mu watangira wenda cyangwa se wabatanya kubona anyway ugira ababyeyi urabafite ndabafite mu gutyo nyine atanya kubona nta kintu winjiza bagenda mugize ndukagaruka mu gutangira nibyo nakubwiye fame yariyongeraga byaramushimishaga kuko umubyeyi buri akenshi n'amafaranga igihe atangiye kuza ni wowe uhita ubanza ukabanza ukirebaho so umubyeyi nta nubwo amafaranga yaba yareba cyane waba areba ngo ibintu umwana wanjye arimo ntabwo bizamwangiza nta ingaruka byamugiraho nibyo ngibyo bareba rero fame itangiye kuza abantu batangiye kugenda bamenya bakajya bamubwira ati bwana twamubonye aha ibyo ngibyo yarabyishimiye so ntabwo yigeze abibona nabo ibyo yarabyishimiye ntabwo yigeze ivuga ati ngo ikamumagare Nyaxo mwicaze akugira inama wenda kuba ati mwana wanjye ujye gutangira bino bintu runaka oya wapi nabitangiye ntamugishije inama wabona biri kugenda yavuze ati ubwazirwariza ntago ari kuvuga ngo azirwariza ahubwo ko yaranadusapotingaga so rero ntago yigeze anyicaza ahubwo yaneraga courage rimwe na rimwe twaba turi gukora kenshi twatangiye dukorana no mu rugo twaba turi gukora kavuga ati nusu ngubu mwari ati turarya nimugoroba akamenya ko agomba kubitubikira ahubwo byabaye support kurusha uko yanganiriza kavuga ngo kuko nawe ababibona umubyeyi abibona iyo hari kibi kirimo umwana uko ahinduka abibona na murumuna wawe nabonye barumuna banje bose bose mwinjize muri comedy bose twarabitangiranye barumuna banje bose Nyaxo mwatangiranye twarabitangiye urumva twabikoraga mu rugo twabikoreraga mu rugo twarabitangiranye ibintu byose twarabitangiranye ko twarakoranaga nyine kandi nagomba gukoresha abantu bari hafi batari bungore abo ni barumuna banje ko nibo twabanaga none yubonye wenda nk'umuntu wa supportinze like nka Kilamani yubonye nyine yarageze ku iterambere nyine cyane nyine naharagera ko nyine akiyubakana gukora aho yageze nyine ubifata gute biranshimisha nkavuga ni Imana ifashije n'abandi nabo bamera nkawe bakanamurenga nkuko nawe uvuze ko hari ibyo cyifuza inzozi afite imbere biranshimisha ni mu ijambo rimwe ngiye kurenzaho ibindi byaba ari ibyo kuvuga ngo wenda mu ijambo rimwe nyine umuntu avuze ko bimushimisha no kuvuga ngo yishimira iterambere rye aho mbona bitagenda neza ndamubwira nawe aho abona akeneye inama zanjye akambwira nkuko nanjye iyo nkeneye iziwe n'abavandimwe ntabwo ugitekereza ati wenda ugiremo akantu kuko ikishyari uvuga ati wenda yaransize cyangwa se wenda arakunzwe cyane muri minsi ya Kilamani ari hit cyane nibyo oya nta shyari kubera ko hari igihe nanjye nari nkunzwe n'ubu ndacyakunzwe ariko ibyo ari byo byose icyo twita 6 kuvuga ngo iyo bavuze ngo indirimbo 5 ziri hit hari ya mbere n'iya gatanu ariko ntibivuze ko zose zitari hit ariko ntago umuntu igihe cyose ahora mu top ari we bavuga wenyine haza n'abandi so nje nta shyari ahubwo ndavuga ni biranshimisha kuba umuntu twakoranye akaba nawe yariteje imbere kandi kimwe nuko nanjye ndi mu iterambere twese turacyakorana so biranshimisha kabisa iyo wakoraga akazi uri umwe ukarera umwana akaba mukuru mukaba mwagafatanya igihe cy'akazi yego cyane sibyo ni biranshimisha yego niki kigorana muri kuri set kigorana turi kuri set buriya reka ikibazo ubwo ntagitekerezaho kigorana turi kuri set buriya nuko organiza abantu ko tuba turi abantu benshi kuborganiza bose bagahuriza ku kintu kimwe biragoye kuko hari uwavuye mu rugo tuvuge n'urugero bamuhaye priave hari uwavuye mu rugo ashwanye n'umugore kuba bafite cyangwa se ngiye ati buriya izisa nuzirinze hari uza wenda tuvuge niba mu rugo yasize ibibazo cyangwa se yaza mu muhanda agahuramo n'ibindi cyangwa se nibyo cyangwa se hari nuza arwaye akavuga atari ko reka nihangane ntica ibintu by'abandi
aba bantu rero bari muri mudu zitandukanye kubahuriza hamwe mukajya mu mujyi umwe mugakora ibintu bimwe umunsi wose ukarangira nicyo kintu kigoye ariko nyine hamwe n'ubufatanye n'Imana nibyo navuga ibintu birakunda bigakorwa tugakomeza mubona projet nicyo navuga kabisa izi comedy zose ni wowe uziyandikira wera kuri comedy mbegera nakuntu nyine wowe uri uba wandika nyine ukumva wowe byo biragusekeje ni bikeya ariko biranantangaza kubona ngiye byansekeje ndi kwandika bidasekeje abantu bisohotse wowe bishaka kuguheraho ugatimenya ko bino bintu oya njewe ni bikeya ngiye nandika ngendeye kuki abantu bakunda ariko ibinsekejemo ntago byabura ibinsekejemo ndimo ndandika abantu iyo bigeze hanze bo ntago bibasetsa ahubwo basetswa na bya bindi nge nabonaga bisanzwe nyine so uwohereza abantu bakihitiramo uhereza abantu ibintu bakihitiramo kabisa ariko n'ubundi bikunda gukundwa cyane ko izira comedy nanjye ziri mu bintu nyine bimfasha cyane comedy zabo kuri wakoze akantu gakomeye zanshaka ngurira akantu ndakagugurira namo nixigoma kuzakagugurira ko ufasha abakozi bawe cyane asante kabisa so nyine kuki watekereje nyine ko wakina comedy utatekereje ati reka nangire ubungu usiga akora film nazo nkazivanga na comedy byose ariko nyitangira wahereye kuri comedy kamere kuri comedy mbo buriya ntangira ntago nahereye kuri comedy nahereye ku kubyina ahubwo nari imeze usa nari imeze nk'ikira reka numve reka numve uburyo nari imeze nyine nari imeze nka wa mwana bagejeje wenda nko muri alimentation ariko ibintu byose akabona arabishaka bamwe tufata ikintu kimwe ibintu byose akabona arabishaka akagenda agerageza kimwe kimwe avuga ati ntori iki nyine ifite option buriya ntangira bya entertainment natangiye kubyina amana uzangira kuri Facebook ama video nabonye yo kubyina Soweto na genge yawe ayo ngayo nayavuba ariko nyine nagiye mbivamo ibintu byo kubyina cyane nyine to nangira buriya natangiye ibintu byo kubyina ariko mbona ibintu byo kubyina imbogamizi zari zirimo ntago nari kujya mbishyira kuri YouTube nabyina indirimbo z'abandi byaye kuzabizamo copyright kandi no gukora indirimbo zanjye ngo nzibyine nkabona ntago zaba zizwi cyangwa se byanampenda iyo option yo kubyina mba ndayiretse mpita ngerageza amakomedi rero nayakoze nko kugerageza ntago nafashe umwanzuro mvuga ngo ngiye gukora comedy kuko urumva icyambere cyari cyanze njya mu kindi amakomedi yo yanga naye kuvamo nkajya wenda tuvuge mu buhanzi iyo byanga naye kujya mu buhanzi se bwo wariyaminiyaga ku buryo bwa tiyo byanga ntago nari nzi kwiyamina ko nariyaminaga mu bintu byose n'ubu ngubu comedy zigeze aho nkabona ntibazikizira najye no mu bindi nkiyaminiya mu buzima tubayeho tugerageza nyine to options ntago rero navuga ngo narabyutse ngo numva Imana ya comedy ifite narabigerageje mbona abantu bari kunze mfatira no kuririmba rero uretse ko ubu ngubu wenda iyo uri mukuru uri na muto biba bitandukanye ko uri mukuru ibintu ushoboye ububizi nibyo ushoboyemo gake ubizi nibyo udashoboye ubizi so kuririmba ntago ari ibintu nshoboye cyane ntago ari ibintu nshoboye cyane ni ibintu wagerageza nabikora mfite n'indirimbo ni njyana wagerageza yo zose nazikora na hip hop zose nazikora hip hop ni nayo yoroha ahubwo hip hop niyo yoroha kurusha kuko hip hop ni flow zimwe ni gutyo ugahita ushaka amagambo agenderamo ariko gushaka melodiyara biragoye hip hop niyo yoroha so nyine ujya ureba iyo utaza wenda kuba umunyarwenya cyangwa se umukinnyi wa filime wari gukora iki mu buzima busanzwe njye inzozi ntago wenda namenya ngo neye gukora iki kuko n'Imana ibigena ahubwo inzozi zanjye nari mfite mu mutwe nari mfite inzozi zo kuzaba umuganga njyewe ni nabyo nize wize MCB nize PCB so izo nzozi njye nizo nari mfite ni nabyo nashakaga ni nabyo nakuze nshaka ariko Imana ifite ibintu byayipanga igena ukira ku kintu wize biranagoye kubona umuntu wize PCB aba umunyarwenya ntago bigoye usanga abantu benshi b'abanyarwenya bize za lettre nibyo ariko nibyo PCB MCB ari abantu nyine nibyo ariko ubwo ndi exception ko nyine biratangaje kabisa ni Imana nayo igikorwa cy'Imana ntago navuga nanjye nabyisanze mu gutyo tu umaze gukina muri filime nyine filime zawe zifite nyine hanze nizihe atari comedy maze gukina yitwa The Hero ziri kuri YouTube channel yanjye The Hero umuvandimwe si zose niza
niza kenshi ubona zamenyekanye izindi nazo ziriho ariko ntabwo zagiye zimenyekana cyane bya bindi nyine mba ngubwira no kugerageza ya filime umuvandimwe ntabwo ari ya kera ntabwo ari ya kera ni yavuba igitekerezo cyaje gute cyo kuzanira filime umuvandimwe igitekerezo se buriya igitekerezo cyahereye ku gushaka amafaranga of course tuba dushaka amafaranga nkeneye amafaranga so amafaranga n'ubundi wari uyafite yari nyafite ariko amafaranga nyine ni nayo adutunze uyu munsi tuvuge abantu buriya ntabwo tunyurwa uba ufite cadastre yawe ariko ukuvuga ngo iyo ufite cadastre utangiye kugendana nawe ufite etage ni ukuvuga ngo utangira kubona nawe wagakwiye kuba uyirimo ukagira niba igeretse kabiri ukifuza gatatu tugomba duhora nyine twifuza kandi nabyo kuko niki isi dusaba so rero igitekerezo navuga ngo ahantu cyavuye naho ngaho mu gushaka amafaranga so turicara n'abantu dukorana duhuriza ku mayide ntabwo nibuka ngo nabaye kuko hashize igihe kandi tuba dukora projet nyinshi ariko mu bayikinyemo pourcentage nini nabo bampaye ibitekerezo duhuriza ku gitekerezo kimwe umuhungu gutya baramubeshyera ko yishe umukobwa kandi atari byo tugihurizaho turagishutinga kandi cyaje neza abantu baragikunze baragikunze tuzakora n'izindi turimo turabategura n'izindi natwe niba dutegereje so nyine Nyaxo watubwira niki kintu cyakubayeho mu buto bwawe utajya wibagirwa mu buzima cyambayeho kibi cyiza itubwire icyiza n'ikibi ikintu cyambayeho mu buto bwanjye ntajya nibagirwa buriya natinze bino abana banyara ku buriri natinze kubivaho waretse gusaba ku buriri wiga mu ngahe ntago nakibuka ariko nibuka ko natinze ibyo bintu baranabinserereza ntago nakibuka imyaka neza ko nshobora kuvuga imyaka ugasanga hari umuntu ubizi agahita ajya muri comment ngo ndababeshye gusa narabitinda natinze kubivaho natinze kubiva nawe ashobora kutabyibuka kuko urumva abashize igihe imyaka ntago nayipresiza neza ariko ni mu myaka nyine ubona ko umwana yatinze natinze kubivuga icyo ngicyo si kibisi ubwo cyo ni kibi icyiza nari umuhanga cyane ku buryo kuva ku mwanya wa mbere mu ishuri ku bigo nagiye nigaho wabayaga yawunyweho rwose watagarukurira ntago natahaga ndi kurira ahubwo narababaraga nkahiga abantu bakunda kuba abambere nyine iyo Ngewe rero ntago kubabara ko narababaraga kabisa. Ako none ukomeje kunungura nyine gukira comedy n'ubuhanga undi abantu benshi bakina comedy abantu tuba tuzi ko ari abaswa. Ariko se gusetsa umuntu mutavuganye utazi uko yiriwe wowe kamusetsa bwo subuhanga. Nyine ubwo no ubuhanga bwo mu buzima busanzwe. Ubwo bajya bati ngo wenda arukuntu umuntu abayabuze ubuhanga bwo mu ishuri akafite bwo hanze. None wowe ufite bibiri. Ndagerageza kabisa. Wakomeje kaminuza? Wapi? Nagarutse. Gihe kiracyahari nta mpamvu ya pressure. Kaminuza ifite ibisabwa kugira ngo yishyurwe. Reka mbanze nyashake azajya kwiteranya n'abantu. Urateganya kwiteranya n'abantu gute? Ngo nabuze yo kwishyura ngo iki. Ubona ngo wayabura. Ntago nayabura ariko nshaka hahagije kandi nkanabibonera n'umwanya. Kubera ko kaminuza ntago nshaka kujya mu kintu ntafite umwanya wacyo full time. Yego. Ya tugarutse hinda ku buzima bwawe n'abwite. Nyine ufite umukunzi twese turamuzi. Nk'abantu b'abastari ariko nyine mwumva ko nyine mutahitamo ngo muvuge ati ngo uyu ni umukunzi wanjye. Nyine ubona ko uri buryo uhitamo ntubigaragaze kugira ngo wenda utabura abafana. Utabura abafana? Akenshi niko bikora. Umuntu aravuga ati ngo wenda ningaragaza umukunzi cyangwa se nkavuga ati ndamufite. Nta muntu uzongera kumurikirana wenda abenshi bankundaga. Nyine byaje nyine imbaraga wazo kweza kugira ngo mugaragaze. Utamukunze mwibanga nk'abandi. Yego abantu abafite ubuzima butandukanye bashaka kubamo nkuko ufata umwanzuro nkava mu rugo nambaye isengeri undi akava mu rugo yambaye ishati kandi dushobora kuba tunagiye n'ahantu hamwe muri conditions zimwe gutya bafite amahitamo. Umuntu rero ahubwo ikintu kibaho ni ukubaha amahitamo y'umuntu. Umuntu niba yisemo ko umukunzi we yamukunda mwibanga abafana be bakaba bamwanga ibyo urabimwubahira kuko yabihisemo. Ngewe niba abafana yego n'abafana ndanabakunda ariko hari n'ubundi buzima bwanjye busanzwe. Havugana umukunzi wa ndi proud ye
ndamuberetse byo namwe mumenye nta n'umuntu utishimira iterambere ejo n'ejo bundi nubaka umuryango abana famille nta muntu utishimira iterambere kandi ibyo nibyo twese tuba dushaka nkabihitamo gutyo nkavuga ni utazabibona neza ambabarire ibyo ashaka gukora azabikore mu buzima bwe nawe warabufite cyangwa bwati wenda nzabugaragaza umuntu azankunda nyine nibyo mvuze mu byubahiro bye utazabibona neza nawe ni umuntu ubwo azabikore mu buzima bwe ujya mbona abantu ugasanga umuntu wamukoreye icyaha kujya kuri social media aho kugira ngo icyo byabye rero sapa ariko biba ari ukwishakira views bari kwishakira views akavuga ati ngizima ni views umuntu yikora gufata akavuga ati ndi imana w'umugore akambe tarakubona ko konte isoko zabize kandi abantu nabariye ndashaka ibyo ko urabona ko nka YouTube channel zikora ibiganiro percentage nini ibintu bavuga nimwe yatinda ku bintu byavuye na runaka umuntu araguhamagara agahita avuga mukira amano gaheruka ha yavuze ibintu wabivuga hiki yego yarabivuze ibyo akabona ikiganiro cyose cyabaye ibyo bavuze ibyo Uretse ngo urukundo ngo rwanuza n'uhinga ruvuga so n'ubunebwe hubwo buri mu ba content creators ndikuvuga wenda kuri ba nyir'ubwite ntabwo ndikuvuga wenda kuri ba nyir'ubwite icyo navuga ni cya kinini nakubwiye buri muntu wese agira amahitamo ye icya mbere nuko nta kosa yakoze ntajya kuko ubona uwo wakavugiye nawe yakoze nka wa wundi gusa ku ruhande rwanjye nje mbona bidakwiye ariko bo bafite ibyabo nyine niyo mpamvu nakubwiye gusa icyo wabwiraga nababwira urumva niba mbona bidakwiye nababwira ko nabo bibashobokeye babireka niba koko umuntu narafundanye ntabwo ko niyo ngabyo bose yakuvuga waramukunze ukwiye tuko umuntu rega nawe wangiza izina ryawe nawe baba bakubona hari n'igihe nabikugiraho ingaruka of course bakubwiye hagati ya pati n'umwanya nakuze n'abantu bari bahari bakubwiye ati ngende ngakora niyo itaba ari wahitamo na projet runaka nyine ikomeye business ubwo uburyo bwa business buriya nahitamo nde patino na puisa katirebe aho ngaho byansaba kubalansinga option ariko buriya patino kubera ko afite kaminuza buriya nahitamo patino kubera ko afite n'agakaminuza navuga ko hari ubundi kubera ko nta n'umwe twiye tugerageza ndakuba twakora naho runaka patino ko afite n'agakaminuza buriya ari n'uburyo tugiye no kuba twakegera abantu ako ka degree kiwe kadufasha uburyo kajya kadufasha ariko puisa akaba ari umuntu wagerageje utuntu twinshi buriya puisa yajyaga ducuruza udupfukamunwa tukiga ku ishuri aducuruza udupfukamunwa aducuruzaho ibintu brand yarakoze yitwa ku ifishi urumva rero ni umuntu w'umushabitsi nawe uzi yayishobora yawe icyo navuga kabisa yego none se njye kubaza igiye kubwira uzajya mbwira ni byiza cyangwa se byiza nta kibazo okay nyine uri kumwe n'umukunzi sibyo ariko nyine aratakomeje kugira ngo hano hafi na ex we byiza si byiza why kubera iki ni ukubera ko ex ubundi icyabatandukanyije ibyo byose ntabwo kiba ari cyiza bivuze ngo ntabwo uwo mwishimiye ariko aho ngaho nubwo navuze ngo si byiza ni cya gihe umubano ubona kubera ko abantu mushobora kuba mudakundana ariko mukorana tuvuge niba mwarakoranaga muri kampani ntabwo bivuze ngo niba mushwanye kampani uri tuyivamo mugikorana urugidi hari umubano mugomba kugirana ko hari amakomunikasiyo mugomba kugirana nk'abantu bakorana kimwe n'uko byarengaho ukabona hari ibindi urumva ariko muri rusange si byiza impamvu rero nkubwiye ko atari byiza ni ukubera ko umuntu niba mwaratandukanye yene expectinga ko nta kindi kintu kibabuza kuko icyo mwatandukaniye si cyiza yaba atari kibi mwaragumanye so rero gukomeza kugirana uwo mubano numva ko bishobora kuba byakora iki bishobora kuba byazamo kwa kundi muba mwarihaye akanya mukajya musubirana ku ruhande gutumiza n'umukunzi bibaho cyane wowe niba umukunzi yahaga bire kutana kugira ngo ubana na ex
byaterwa n'umubano wari ariko muri rusange ntabwo byemerera nka top 10 y'abakinnyi abacteur muri sinema nyarwanda wavu top 10 se birasa ariko nabavuga ngiye kubavuga ariko ntabatondekanyije ngo yarutuyura ndabavuga amazina gusa ntabwo tora amasegonda bikonga amasegonda ubavuge utureko baba bangute gutekereza bose twirirwana nabo nijoro twari kumwe ntabwo nabakugira shyiraho amasegonda ntari gusa si umunota we cyangwa amasegonda 30 we shyiraho nta kibazo we mbwira ibyo ushaka tu umunota shyiraho ntari mbwire nyine niba gutangira byageze Mitsutsu Kira Sabi Bamenya Clapton Papa Sava Aisha Mavide Patino Sabacteri se abacteri simba shiremo nari nkizemo Aisha musimbuje po nta kibazo tangira nari twatangiye njye kuba ari 10 amasegonda 10 njye kuba nyine rimwe kabiri gatatu 10 nanjye kuba pa okay so nawe urabura po ndaba mbavuga ntari let's go urabara 10 ivuba nje ndi kubavuga amasegonda 10 se ni vuba amasegonda 9 gake amasegonda yigenda gutya rimwe gutyo nta kibazo let's go Bamenya Clapton Patino Fuisa Mitsutsu Nsabi Kiramani na amasegonda abantu muri kureba mwandike muri comment amasegonda nagaba na maromane amasegonda ntabwo amasegonda cyakoze ibyo ukoze byose harimo amasegonda ane isegonda rigenda gutya wageza urihuta abantu muri kututeka nunyibe ndiyambaza umbwira okay twagiye imurebe cyose nyinza yamenye musuze nabi barakujya mbimenya bavuze kwinoti nta kibazo umbwire let's go Bamenya Clapton Kiramani Mitsutsu Nsabi Fuisa Patino Mavide Tukote amasegonda ntabwo amasegonda agenda gutya nizira shima nagasegonda aya wapira amasegonda agenda gutya gutyo nari let's go Bamenya Kiboke Kiramani Mitsutsu Nsabi Tukote Fuisa Mavide Patino Yasetsa nanjye nakoresheje kuba nakubwiye ngo mu bakinnyi ba film nyine nje nakubwiye turahorana n'ubu twari tugende mu bantu baririmba abaririmba iki abahanzi barimba hip hop hanze buretse twumva banze barimba sifite umwanya wo gutekereza ndanze batekerezeho we nawe uja kubatekereza shiro nari 10 shiro let's go Bulldog, Fireman, Ishke, Vini, Kenike, Shoti, Bruce the Fasty, Legit, the General Majid, the Black Raida Mani, Green Fee. Buzungu ariko si kabisa. Mwina ni Peace. Chilo peace la ya. Kabisa ndacyemeye. Ndacyemeye. Namunigeze ndakuvuga ngo agusuze ndakemeye gurama. Barahari benshi cyane abakire hari n'umukire durutse nawe guhura byo byose mu bakire durutse guhura ubwo nawe yiyumvemo wa company runaka ikomeye mvugo ntabwo nayikunze abantu barabikora ariko njyewe nanjye buranda umuntu nziranye n'abantu bakina bake tuziranye tukaba duhura gake ntabwo mbikunda nyine umuntu abikoze gutyo ndanabimubwira akanabibona so bibaho ariko nyine turi kwisi umuntu wese nta muntu bitabaho kabisa niwe mukobwa y'itapta hatari ni akakuraburiza njyakantereta sorry aho kamutereta akandaburiza uretse ko navuga izina rye ariko ni n'umwe arahita yiyumva naramuterese misaba ko dukundana icyo gihe twiga mu wakangera mu wakabiri mu gatatu gutyo mu wakabiri inawe mukobwa nyine na Teresi n'abantu twiganye n'aba ex
nabo ufite nabo ex kandi yarangatiye wowe n'umwanzi ahubwo ndabeshya mwana Nyaxo arimo kubeshya wowe n'umwanzi wewe ngo ndabyemera afite kuvuga ko na ex ugira nawe sure nawe kabisa ntabwo bishoboka ute bidashoboka se na ex ugira uyu mukunzi muri kumwe ngo niwe mukunzi wawe mukundanye mu buzima ko waba witwaga bitubesha ese ngibwije ukuri kose ntabwo mbe uzi impamvu se mbwiza impamvu nawe ntabwo ari abantu babyumve gutya ngo bumve ngo ni ukwigira umumarayika cyangwa iki abandi twagiye duhura nyine tugararana icyumweru kimwe ariko hari ukuntu uba uri kumwe n'umuntu ku buryo munahamagarana ariko nawe urabwira uti ndagukunda ariko mubibona ko iyo chemistry iri hagati yayo ariko ugasanga nawe uwo ntabwo wamwita umu ex umuntu mutakonfirme muvuge ngo turakunda nanga ibikiri ntabwo wamwita umu ex abandi bose nuko nguko tuba twaragiye duhura barahari abo ngabo pe barahari ariko ntabwo wamwita agakozura igitabo ariko barahari tu barahari kabisa tukiri kuri kuboko mu kigo yamukoreye iki uwo mu kigo urumva yarankatiye kandi hari ukuntu umuntu akubeshya ko chemistry ihari kandi ntayihari ukabona nyine ibikorwa birahari tuvuge niba ari utuntu tushaka kwandikira ukatumwereza akakwandikira nawe akatuguha ukamwandikira nyine ukabona ko ibyo byose uko mufatana cyangwa bikunda ijambo rihari urumva wamubwira ijambo akubwira ati ntibyashoboka wowe nyine wumvaga ko nyine numvaga ko byemejwe kabisa ndavuga ntibyashoboka ngerageza n'ubwa kabiri mubwirije nta kumutereta numubwira ijambo nge sinkunda ibintu bitinda ubundi numva ko urukundo numva ko gutereta ntabwo mbyemera njyewe kubera oya wapi nge numva ko urukundo rwagakwiye kuba automatique niba ukunze umuntu ugatumubwira niba ukunze umuntu ukabimubwira akagusubiza uko abyiyumvamo sinumva njyewe gutereta rwose nta n'ibyo nshoboye nta n'ibyo nshoboye menya niyo mpamvu bankati ariko nanone guhita ubwira umuntu ati ngo ndagukundira akenshi baragukata n'abandi benshi bahari ko nta kibazo nikomereza nta kibazo aho kugira ngo urumva nk'ibyo aho kugira ngo uzaterete amara amezi angahe utegereje umuntu ngo uri kumwiyereka ngo iki n'iki irya jambo ahita arikubwira n'ubundi ari kubimubwira mbere nta kiba bihinduye yarakubwira ati ntabwo byashoboka gusa yambwiye ntabwo byashoboka ngerageza ubwa kabiri mvuga ni buriya twari turi muri mode utari nziza ko nabimubwiye turi muri etide nimugoroba ngerageza undi munsi ari ku cyumweru twaruhutse nabwo arambwira ati ijambo ntabwo ryahindutse ndanikomereza nyine iyo mu rugo iwanyu hari na Nyaxo biba bimeze nka gute duhe nk'ishusho muri mu saro mwise nyine famiye yacu rero turi abantu bacecetse ntacyo tuba tuganira ni ukuvuga ngo hari ikintu already kiba cyatujyanye niba wenda tuvuge tugiye mu rugo twagiye kubasura bimeze bite biragenda nta story nyinshi tujya dutera twe muri famiye yacu nta story nyinshi tujya dutera wapi kabisa famiye yacu turi abantu ibyo nakubwiye nje nyitangira nashakaga abantu bandi hafi kandi batangoye abo bari barumuna banjye twabanaga yego byahise byikora uravuze gutya unyibutsa kera imbone yo kuyikwibariza yego yigeze kuba umunsi mutongeye gukoranaho na Patino bavuga ko mwapfuye koko ayishambo mwapfuye Aisha ntago byari byo ahubwo iyo abo bantu babonye abantu batagikorana batazi impamvu nyamukuru batagikorana bahimbi yabo abanyamakuru kuri YouTube nuko bameze ntago bagomba kubura impamvu ibintu yatumye biyo barabishaka ariko bakavuga impamvu n'ibyo bakeka bakabyemeza ko ari byo ntago ari byo ahubwo ni kwa kundi abantu umuntu mwarahuye hakagira igihe mukaba muretse ko Patino yaratangiye gukora ibyiwe kugira ngo ibyo bibanze bifate abiha umwanya uhagije so ahita agaruka no tujya turakorana afite ibyiwe turimo turasupportinga kurusha twari dukora mu byanje gusa ho imwe nk'umuntu akenshi baba bameze naho woheje barabose twarafatanyije nyine abantu bose oya twarafatanyije okay noneho yo mufatanyije ukabona aragiye ubona nyine bimeze gute ntago abagiye utazagaruka wenda wabivuga neza ntago abagiye utazagaruka kubera ko igihe abo uvuga bagendeye ntawe utaragarutse kugaruka muri ubu kandi n'ubu dufite content twashyizeho kuri dufite content twashyizeho kabisa twakoze content twayikoze ya comedy twayikoze ntago ari kuvuga ngo yaraheze ari gutinda ahubwo dore ikintu ahubwo wari uvuze
wenda wavuga ngo iyo umuntu twari turi gukorana adafite ibye none akagenda agashinga ibyo nibyo nakubwiye umuntu niyo mpamvu umwana ku myaka 10 n'ingahe kubera kuri 2 ngahe aba kibi wabo yajya mu 20 ngahe akagenda kibana ibyo ntago bivuze ngo umwana ntagakiri wabo umuvyeyi urabyumva so rero iyo umuntu agiye agashinga ibye mbibona nk'iterambere kubera ko aho ngaho niba ari wa muntu twakoranaga wenda mfite icyo muhereza akagenda agakora ibye noneho nzanagira n'ikibazo nanamuguze ukumva ibintu birimo birakura so ahubwo ntago mbibonamo ikibazo ntago mbibonamo ikibazo kabisa iyo bari kugushimira nanjye biranshimisha ko nkunda umuntu ushima nkuko nanjye iyo nkoreye ikintu cyiza ndagushima wankoreye ikintu kibi nkabyigumanira kuko kugaya nabyo ntabwo ari byiza ari igihe kugayibona ko cya kintu kibi niba warungabije no kungirira nabi ukabona ko byankozeho so rero ndabashima abantu bose banshima nkuko nayo mbashima namvuga ubwiye ngo ntabwo nabafasha ahubwo turafatanyije kubera ko already nanjye hari ibyo nakoraga bakabiparticipatingamo uzona nabafashije ni nkaho ari njyewe wabaga mbagiriye mu oya wapi kandi twarafatanyije abantu nka Aisha ati no gusa nyine nabona ufata gute n'abantu mfata nk'abavandimwe bigiye kinini urugendo twagiranye tunagikomeje uturi imbere mbona ko ari rwo rukomeye kurusha ubwo twasimbutse mfata nk'abavandimwe kabisa bose iyo urebye urwenya mu Rwanda urebye urwego rwari ruriho mbere n'urwo ruriho ubu ngubu kandi nawe uri mu bantu bagize uruhare mu kuzamura urwenya nyarwanda yanashyizeho itafari nyine ubona nyine biri kugenda bigana ahantu heza cyane ko ari kuzamo amafaranga kandi ibintu birimo birazamo amafaranga abantu none batangiye gukora projects big bagatangira gukora projects zishoyemo ubona ko ari ibintu location meza sound nziza camera nziza editing nziza tukajya no ku ma platform yandi tugurishije kuri YouTube gusa tukajya no ku yandi ma platform so niba wenda tuvuge turi kuri level ya 2 turi nko ku ya 5 wenda ariko ntago birazara cyara akazi gusa so far so good ibyo twakoze ni byiza kandi turizera ko nibiri imbere ari byiza mu gihe Imana igidutije ubuzima cyane wabwira yego akamaro ka comedy muri rusange Arara bagira comedy wenda nuko ugasiba gusa nyakamaro ubwo ngiye kuvuga gutyo nawe ngiye kuvuga akamaro yangiriye akamaro yakugira n'akamaro ka comedy nyine ku bantu ku bantu bazikurikira ibyo byose nabo barakaze niyo mpamvu bazikurikira comedy mara stress irakuvura ko mu buzima tugira ikintu kituruhura kakuvura nyine ayo ma stress tu umuntu aba yiriwemo ariko kuri rusange njyewe nkanje yamfashije ibintu byagera nko muri 3 icya mbere kubaka izina icya kabiri kumenyana n'abantu binjira akamaro ikindi uburyo bwa mikoro amafaranga nivyo bintu 3 yamariye kandi nawe ufite inzozi zo kuba bitangira wo tureba imiryango irafunguye kuko imyanya ni myinshi kabisa comedy irimo abantu bake content creators turacyari bake kabisa cyane abantu benshi uruganda rugakura ariko muri rusange comedy nivyo bintu kubayireba wenda no mari bagira natwe kubayikora niyo mimaro nibyo bintu tuyikuramo hari ubwo byo gatekereza ati umunsi umwe uzareka kuvuga ibintu bigunyire cinema yego at a certain age nzabihagarika nje mu bindi ndateganya kuzajya mu biti uzajya gukora uzajya ntago mbizi ariko Imana ibimfashije izamereza ibikwiye kubera ko ku myaka nkiga nko mu wa mbere mu wa kabiri gutyo segonderi ntabwo ibintu bya comedy nta n'igitekerezo cyane bifite nta n'igitekerezo cyabyo ariko nta n'igitekerezo cyo kubikora tureke kuva mu bwati kubikora nta gitekerezo n'ifite ntangiye no kubikora sinari mfite igitekerezo ko bizambyarira inyungu wapi so ni nkuko nizera ko n'igihe nzaba nabiretse Imana izabifite byaneganyije aka kanya wenda ubajije wenda ibyo mfite mu mutwe cyangwa ibyo nifuza nta birimo kuko comedy mbona itari hafi aha ngaha comedy mbona izavamo ibintu binini ku buryo nyuma yayo ntazaba nyikeneye no gukora ese iyo biri kureba abantu mbere ko bayikundaga n'ubu nyine wenda zawe katwiye kuzawe n'ubu ngubu nyine ariko bikimeze cyangwa bihinda reka twumve ubu ntago ariko bikimeze ntago navuga ngo ntibakikunda cyane cyangwa barayikunze cyane
gusa ntabwo ariko bikimeze ndakubwira impamvu nuko style nakoragamo cyane ntabwo ariyo yikoramo 100%. Narayihinduye ariko ntabwo nayihinduye 100%. Abantu abenshi barahindutse gusa hari abasigaye, ariko ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo niba hari abahindutse hakiyongeramo abandi, hari abafana bazanye, niba hari abavuyemo hari abo bajyanye, ariko abo bajyanye hari abandi bashyashya bahaje. So rero abantu ubwo nibo bijudgingira. Iyo umuntu ambwiye ati iyi komedi ariko sinayikunze, komedi zawe ntituzigikunda nka mbere, ibyo ngibyo ubwo nibyo ngendera, ariko ngiye ku bwanjye iyo ndebye abantu mbona ko nta impinduka ibyo ari byose yarabaye, ariko nziza. Impinduka yarabaye nziza, ndaguha impamvu. Impinduka ishobora kuba yarabaye nziza ariko kubareba ntibabyishimire, ariko njyewe ndabyishimira n'abandi bakora barabyishimira ko imbere na mbere byatanze opportunity ku bantu benshi, kubera ko mbere niba twaraprodingaga rimwe mu cyumweru, ubu twaprodinga buri munsi, kandi video ya kera zabaga zirimo abantu batarenze 3, ubu ngo akaba harimo video ishobora kuba irimo abantu 10 bose. Abo bantu byatanze akazi kuri abo bantu 10. Urumva byatanze akazi kuri abo bantu 10. Abo bantu bazabyishimira, bazavuga ko hari icyahindutse nyine babyishimira, ariko abareba bavuga ati gutya na gutya. So ugomba kubalansinga options zose karema. Gusa icyo wari uvuze cyo kureba byo views ntabwo zikinga mbere zaragabanutse. Ibyo byo ngiye kubica ku ruhande no hirya, abantu bahita bajya kubira ko barabibona zaragabanutse, ariko haba hari impamvu ziri behind. Ngiye no kuvugisha no kuri kwinshi cyane, abantu ntabwo babyumva bakuva cyari n'ukuntu, ariko ubu ngubu uko umuntu agenda balancing options. So ugomba kugereranya ibintu nyine ukareba bifite akamaro cyane, akaba ari byo ukora, n'ibindi atako bidafite akamaro, ariko ukareba iby'ibanze kuri byo. So Nyaxo dusoza reka ngire utubazo mubaza nyine abatwitana utubazo wenda tw'ubwenge. Nta kibazo ndagira ngo umbwire niki gikora kwa gitondo kugeza mu gitondo, ariko nyine kigira aho gihana urugendo. Guhana wenda ni nko kwa donda kirangiriza n'urugendo, ntabwo cyabirane. Kirakora kuva mu gitondo kigeza mu gitondo, ariko nyine urugendo ntabwo rurangira. Kirakora kuva mu gitondo kigeze next day kirakomeza kigakora. Urugendo ntabwo rurangira. Kirakora kuva mu gitondo ariko urugendo isaha. Nyaxo yabivuze ko ari umuhanya ngo kubeshya. Nibyo se? Nibyo. Nabyemeye ko umuhanga so ngangira. Ngira nyine ikiri kiyoboye ariko nta maguru kigira. Iki kiyoboye ariko nta maguru kigira. Kiyoboye ariko nta maguru kigira. Natanemera none ndavuga ati nje navuga amafaranga, kavuga amafaranga. Sho Nyaxo ntabwo navugaho. Reka mvuga amafaranga nari. Reka mvuga amafaranga. Ako ibintu bisanzwe ntabwo ari oya ntabwo ari kuva nsanga mbiza ahubwo ni ngiye napfuye. Urabitekereje nifuye gutekereza gutyo gutu. Ntabwo atidereka murebera kandi. Ndebera nari biturebe. Munyuraho? Numva sinumva. Nanjye kirangirwa no kugisoma. Munyuraho. Numva sinumva. Kandi nagira umubiri ariko nza igihe umuyaga uje kanya. Kandi ntagira umubiri. Munyuraho numva sirumve kandi ntagira umubiri. Kandi nza igihe umuyaga utuje. Munyuraho numva sirumve kandi ntagira umubiri. Nagira umubiri ariko nza igihe umuyaga uje kanya. Iyo sijwi. Ntabwo ari byo. Reka mubaza kandi. Ngira n'iki gifite amagambo menshi ariko kitavuga. Niki gifite amagambo menshi ariko kitavuga. Ite cyakigira. Kigira amagambo menshi. Gifite amagambo menshi ariko kitavuga. Gusa si igitabo. Igitabo. Byaba ari byose. Nibyo. Ni igitabo. Nyaxo tubeshye ibintu maze bisoma. Wapi? Urabisoma? Ndimo ndashyira mu nyirabwenge ngavuga ni byaba ari n'ukuri ndimo ndashyira mu nyirabwenge. Ndi kushyira mu nyirabwenge. Nyaxo kubaza kanya. Nta kibazo. None nugakora ndataremera nari mbaza nari. Ndakora igihe kinini ariko singira honze.
ndakora igihe kinini ko singera aho singera aho ibintu nambajye ndakora igihe kinini singera aho ubwo ndi kinini kora igihe kinini ariko singera aho njya cyo ndatsinzwe ndatsinzwe kabisa niki ayareka muri comment bazakidusubiza nari muzatubwira ati ndiki cece kiranyemeje kabisa ndakora buri munsi ariko zango ngira aho ngera nyine yamuzadusubiza niki niba ntsinzwe neza sha muzakinsubiza nanjye comment nzazisoma kabisa kiranje bazakidusubiza hano ndemeye nasha nange yigikora utanyamanika ndemeye kabisa nahita mbwira ati Nyaxo nagaruka gukinira kabisa so turagushimiye ko natwe mwakoze kunyakira cyane nawe wakoze kwitabira ubutumire bwacu yego kabisa Imana ikumugisha namwe kandi tusangire so nyine ndagira ugira ikintu kimwe ubwira abakunzi ba Nyaxo yego ikintu nababwira ndabashimira mwana supporting from the start n'ubu ngubu tukiri kumwe iherezo ryo ntago turaribona turishiwe n'Imana ariko reka twizere ko iherezo rizaba ryiza kandi no kujya kwereza muzaba muri kumukiri kumwe nanjye ndabakunda mbifuriza ibyiza nkuko mwinyifuriza ibyiza bameze mukurikirana ibikorwa byanjye platform zose ni Nyaxo comedy cyangwa wanditsemo Nyaxo ninjye nyine yitwa gutyo ya Nightanza ari kinarubwira ndangwari projet wafitiye ari nka projet zo zirahari n'ubundi comedy zo zirakomeje filime zo ntago turatangaza amazina ariko zirahari vuba turabiratangariza tubaha n'ama trailer numva nyine ko ari ikintu gikomeye kabisa turagushimiye araho wakwifuza ko bagusanga cyangwa se abakunzi bose ni ku mbuga nkoranyambaga wanditse Nyaxo hose barakubona kuri Instagram TikTok yego kabisa Twitter ikoresha byose imbuga nkoranyambaga Facebook yo ntabwo nyikoresha ariko vuba nabo abashaka kunsanga ndayibakorera turagushimiye rero yakoze cyane Imana ize kugendana nawe urakoze so guys turabashimiye mwe bakunzi bamwe TV mwe mugenda mutwereka urukundo umunsi ku munsi Imana ikomeza kubakiza ubuzima no kubarira buri kintu cyose mwifuza babure next video ciao ciao